Muraho neza, nitwa Jean Shumbusho, nigisha amategeko y'umuhanda mu ishuri Skills Driving and Language School. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo ushobora kubahiriza inzira z'abanyamaguru cyangwa se aho wakoresha mu gihe cyose ugenda mu muhanda. Umuyobozi w'ikinyabiziga bigenza gute cyangwa se umunyamaguru bigenza gute mu muhanda. Icya mbere ku munyamaguru, icyo utezwe kuruta ibindi byose, utezwe kugendera ku ruhande rw'imoso rw'umuhanda kugira ngo ugende uhanga amaso imodoka zituruka mu kerekezo uganamo. Icyo ni kimwe cyonyine. Ikirenze ibyo ngibyo, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo yemerewe kugendera ku nzira zagenewe abanyamaguru. Nta ngaha duhagaze, ntabwo byemerewe guhagarara hano ku nzira zagenewe abanyamaguru. Uje guhagarara tuvuge ngo ati nje guhagarara ku nzira zagenewe abanyamaguru, it's okay, nta kibazo. Ariko umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo byemewe, birabujijwe. Ahantu bibujijwe ni ukubera ko iyo uhagaze ku nzira y'abanyamaguru uba ubariye umwanya wawe wose. Ubu nyine uvuga ngo ufashe umwanya w'abanyamaguru ukawurya kandi wowe utari umunyamaguru. Iyo uhagaze ku nzira y'abanyamaguru cyangwa se uri kuhagendera, ucibwa amande ahagaze 150 nta gihindutse, ugaze gucibwa 150 utanabikora mu umunsi umwe cyangwa se ukwezi. Urumva ni igihombo gikomeye. So ugomba kubariza inzira z'abanyamaguru rero ukazigenderamo cyane. Umunyamaguru nawe rero niba ugendera ku ruhande rw'imoso rw'umuhanda ku nzira zagenewe abanyamaguru, ikintu cya mbere ubujijwe kuruta ibindi byose, ntabwo yemerewe kugendera mu muhanda. Umuyobozi w'ikinyabiziga iyo agenda mu muhanda akifuza guhagarika ikinyabiziga cyiwe, ahagarara ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda hakurikijwe ahantu yaganaga. Bisobanuye ngo uzahagarara ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda ukurikije ahantu waganaga, ariko usige byibura hagati y'ikiziga cyawe n'inzira z'abanyamaguru byibura santimetero 50. Bati gute rero? Nuvuga ngo nk'ubu ngubu dufite umurongo udacika gucibwa ku mpande z'umuhanda, cyangwa se wa murongo ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, ari uyu nguyu. Uyu murongo umushoferi wese yagiye guhagarika ikinyabiziga cye ku muhanda, icyo gihe kuko agiye ahagarara ku ruhande rw'iburyo bwe, asiga byibura hagati y'ikiziga cy'ikinyabiziga n'inzira z'abanyamaguru byibura umwanya ungana santimetero 50. Bidashobotse gusiga santimetero 50, ushobora kuza guhagarara ku nzira zagenewe abanyamaguru ntacyo bitwaye, ukavana imodoka hano ukazagarara ku nzira z'abanyamaguru ntacyo bitwaye, biremewe. Ariko nujya guhagarara ku nzira zagenewe abanyamaguru, making ashobora kwasemo byibura umwanya ungana na metero 1 kugira ngo baze kugenda atagombye kunyura mu muhanda. Igihe cyose rero umunyamaguru azagenda facing izindi modoka zimuturuka mu kindi kerekezo nka gutya, agasanga ari ikintu kikubise uwo muhanda, ntabwo agirwa inama yo kuza ngo akirenge, ahubwo azaza anyure mu muhanda. Niba wowe se wagiye guhagarara ku nzira z'abanyamaguru, bisobanuye iki? Icyo gihe wagiye guhagarara nabi. Rero ubujijwe guhagarara ku nzira zagenewe abanyamaguru. Nitwa Shumbusho Jean, menya kandi usabye amategeko y'umuhanda. Niba wifuza kwiga indimi zitandukanye, amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga, watugana dukora hano i Remera mu Giporoso. Ikindi nikora rimwe kuri perime, uzwa ni kwa rimwe. Akarusho karita kandi isaha vugana na mwarimu wo kwiga imodokari ntabwo ihindukana nubwo yicwa. Sinzi nuko bakino kintu. Niba vugana na mwarimu wo kwiga mu gitondo saa 2 saa 4, ni saa 2 saa 4 ni saa ntabwo ihinduka. Wapi